warangiza atukajyana ku mukozi w'Imana uri bunaka ati none hakagutambira ibitambo ati buriya n'umwuka wo mu miryango yiwanyu kurimo iyo nicyo nahise mvuga ntuko byasa kose hari abahanuzi b'ibinyoma barangwa n'ibitambo kandi ibitambo ni kimwe ni Kristo yego niwe wadutambiye niko bimeze kandi icyo kintu wakivuze binyibutsa ikintu gikomeye niba hari ikintu twabwira abantu badukurikiye yego nibige kwisengera cyane siko bimeze nibige gusenga kandi Paulo yandikiye abikorinto ariko ati bakundwa ubwo tuzaba turi mu gihe gikomeye cy'igicu cy'abahanuzi b'ibinyoma twige ubwenge bwo kwegerana n'Imana cyane kuko uwo mwuka awe afite na misi ngo niba binashoboka n'intore z'Imana nazo azikuremo mu byo kwizera rero haravuga ngo hahirwa umuntu Imana ihana ngo nuko rero ngo ntugasuzugure igihano ishobora byose guhana kuko ariyo irema uruguma kandi akaba ariyo yomora ngirakomeretsa kandi amaboko yayo niyakiza izakurokora ibyago 6 ndetse 7 haleluya ngo kandi turongeye turabashimiye cyane bakuzi ba Irasoza TV amoro y'Imana yongera bane namwe umutima wacu uranezerewe kandi umutima wacu urishimye amazina nitwa Prophet Rukundo yo muri kumwe aka kanya ariko sindi ngenyine turi kumwe n'umukozi w'Imana turi kumwe n'umutumirwa mwiza muvuga butumwa muhamuzi w'Imana afite amagambo meza akomeza ubugingo reka musabe yibwire abantu badukurikiye kari mama wanjye uraho neza uraho cyane umeze ute ndashima Imana wakibwira abantu badukurikiye kuri kamera nanjye turi kumwe n'umukozi w'Imana mugenzi wanjye nitwa Mukamugema Jacqueline ndi umukozi w'Imana mu buzima busanzwe wareba badukurikiye ariko nuri abibira cyane ntubarebe bikabaza impamvu utari kubareba ataza ko tubaza impamvu utari kubareba nakomeje mpanga amaso Bible ndi umukozi w'Imana mu buzima busanzwe ndi umuhanuzi ikindi mfite amagambo meza yo guhumuriza abantu b'Imana cyangwa ubwoko bw'Imana ku bijyanye n'ijambo Imana ishimwe cyane wanyemerera ukadusengera Imana kugira ngo dutangire umunsi wa none n'ikiganiro cyacu tuze kugira ikiganiro cyiza murakoze cyane Imana ifite ububasha n'ubushobozi Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera Imana yabanye natwe kuva mu gitondo cy'uyu munsi waturinze ukaturindira imiryango inshuti ndetse n'abavandimwe Imana yaturinze aho twateraniye hose ukabana na bene data ndetse n'abashumba n'abapasiteri wabanye natwe utugirira neza mu ijambo twakubonye ndetse no mu ndirimbo mu byo twakoze byose watubonye kandi data wa twese waturengeye turagushimiye watugiriye neza kuko warinze inshuti zacu ndetse imiryango n'abavandimwe ikigeretse kuri icyo turashima ko warinze igihugu cyacu n'abayobozi bacyo ukomeze guhabwa icyubahiro kandi ukomeze gushyirwa hejuru tuzi neza ko uri umugabo w'intwari kandi tuzi ko nta cyakunaniye igihe cyose duhora tuzi neza ko uri umubyeyi wacu isaha ku isaha niyo mpamvu tuguhungiyeho n'aya masaha kugira ngo tubere maso kandi mu byo tugiye gukora byose tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo tuyoborwe nawe udushyigikire ubane natwe kandi tube imbere urakoze ko ukomeza kutugirira neza no kutwishimira mu izina rya Yesu Kristo amen 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 wise uvuga ijambo ryiza biramfasha nibuka bino minsi abantu bari kumbaza ngo mbese ni iki kimenyetso kiranga umuhanuzi w'Imana w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma twebwe dufatikanyije we kubwawe gira nk'ikintu wabwira ese umuhanuzi w'Imana w'ukuri ashobora kurangwa n'iki
uw'ikinyoma washobora kurangwa n'iki? kuko uri umuhanuzi nawe nka bundi turaza gufatikanya hamwe tuze tubanze dusubize nk'ikibazo bambaje mw'ino minsi tugisubize twe tugize abantu badukurikiye. uko biri umuhanuzi w'Imana n'umuhanuzi w'ibinyoma baba batandukanye cyane cyane ko iyi minsi urabibona nawe aho tugenda dusenga urabibona cyane umuhanuzi w'ibinyoma ashobora kukubwira nk'ikintu afite inyungu cyangwa indamu agutegerejeho ariko umuhanuzi w'Imana aho waba uri hose waba usinziriye yaba ari mu rugendo aho yaba ari hose ushobora kumuhamagara ati nsengera akagusengera akagushyira imbere y'Imana bitagombeye ko aguca ikiguzi. aho niho njya mbona umuhanuzi w'Imana n'umuhanuzi w'ibinyoma batandukaniye muri iyi minsi ya nonaha. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ni iki se buriya twasa nkaho wowe wabwira nanjye kugira mbe nafasha abantu badukurikiye, ni iki wabwira nk'abantu muri iyi minsi bakwiye kwitondera ku kijyanye n'ubuhanuzi? Kuko ubuhanuzi ni kimwe mu kintu muri minsi kiri gutera abantu kuva mu byizerwa kugira ngo ahubwo begere Imana. Kandi abahanuzi ubundi kintu bafashaga cyangwa dufasha itorero ni ukungura itorero. None muri minsi abantu ahubwo biri gutuma bava mu itorero. Ni iki wabwira nk'abakristo ku kijyanye n'ubuhanuzi bakitondera nk'abakristo? Ikintu nabwira umukristo w'iyi minsi agomba kumenya uwo ari we. Ikindi akamenya aho agomba guteranira nyirizina atagombye kujarajara. Urabona abakristo b'iyi minsi asigaye asengera heje agasengera hariya ahantu hose yumva bateraniye akumva ko bari kuvuga Imana, ntamenya aho gutandukanira agomba guteranira. Icyo nabwira umukristo w'iyi minsi ni ukumenya icyo yamaze guhitamo cyangwa se icyo afite cyangwa se icyo yabwiwe n'umwami Imana akaba ari cyo agenderaho. Kuko amajwi menshi iyi minsi yabaye menshi, ni ukuvuga ngo ujya ahangaha bakaguhanurira n'ibitazasohora, ukajya ahangaha akakubwira ngo kugira ngo mbanze nguhanurire urabanza umpe 200,000. Benshi bari kujya no kugurisha amasambu, benshi bakagurisha amatungo, benshi bagasenya ingo kugira ngo babone ya mafaranga bashyira abakozi b'Imana. Icyo nabwira abakristo b'iyi minsi rero, nibamenye icyo bamenye, bavoma amazi bayabike uko bayavomye bayibike. Ikindi umukristo uzi ko yavuganye n'Imana akaba afite nzay'Imana nayigumane, kuko iby'iyi minsi ya none ni ibishyashya biri kugerekwa ku byo bumvise. Nibakomeza ibyo bumvise, nibamara kubikomeza ubundi ahasigaye babwira Imana yonyine ati Imana wowe wampaye aya magambo aya n'aya cyagihe ni wowe nkomeje kunambaho. Icyo nicyo nabwira abakristo b'iyi minsi ngo babe maso kandi bashishoze. Nanjye bise bituma hari ijambo numva nabwira abatubajije kibazo, kugira ngo twese dufatikanye hamwe kumva icyo Imana yagambiriye mu mutima yacu, twese dufatikanya. Tugiye gusoma amagambo y'Imana, amagambo y'Imana yanditse mu Itangiriro. Gusoma mu Itangiriro yego mu Itangiriro ni ibice bitatu. Ndasoma ku murongo wa 4 no ku murongo wa 5. Ndavuga ngo aranditse ngo iyo nzoka ibwira umugore uti gupfa ntimuzapfa, ariko Imana izi yuko ku munsi mwayiriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Umugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari ik'igikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Iri jambo shaka kurivugaho ibintu bigeze kuri bitatu. Ikintu cya mbere shaka kubwira abantu
ni ukutumvira umwuka w'ubushukanyi. yego Iki ni igihe kimwe inzoka yoshyaga Eva, aya mateka yo turayazi bimwe muri Bibiliya, ariko Imana yari ihaye kuremwa kwa Adamu na Eva, Imana yari yabahaye kondisiyo, ibahereza ibyo bagomba kwirinda ko batazigira barya ku giti Imana yabuje muri Edeni. Ariko Satani gukora umushukanyi yihindura inzoka, araza abwira Adamu, azabwira Eva, aramubwira ngo rero ngo iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azaweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Urukumva ikintu cyabayeho, kucyumva habayeho umwuka wo gushukana. Ubundi abahanuzi b'ibinyoma ikintu kikunda kubaranga, kuko nawe wabivuze nanjye mbitsindagiraho, ikintu cya mbere kibaranga, barangwa n'umwuka wa mbere wo gukunda impiya. Ntabwo muri bo bakunze ubugingo bwawe, ntabwo bakunze no kuba bagusengera, ahubwo iyo bakuganiriza ikibaranga igihe cyose ni amafaranga. Kandi ntacyo watamba mama, hari icyo watamba kugira ngo ubashe kuba wabona igitangaza runaka. Ntacyo watanga. Kristo ni wadutambiye wenyine. Ikindi kimenyetso cya kabiri kibaranga, barangwa n'umwuka w'ubushukanyi. Bakunda gushukana kandi bakazirura iby'Imana ibaragize gute yakubujije. Imana icyambere, Imana yarakubwiye ngo kugira ngo umugore wawe azakire indwara, n'urugero uzasenga ayibire. Ariko umwuka w'ubushukanyi we kunakora, araza akakubwira ngo umva tanga 200, ayo masengesho aveho, ndagusengera uraza gukira. Mbega hahita haza umwuka wo gushuka abantu. Nanjye rero mu magambo, kuko ikiganiro ni kirekire, nakari gacimo kugira ngo tubwire abantu batubajije. Hari umuntu wanyandikiye arambaza, arambwira ngo unyemerere uzampamagarire umukozi w'Imana, mutubwire mbese umuhanuzi w'Imana arangwa n'iki, ese umuhanuzi w'ibinyoma arangwa n'iki. Njyewe rero ndi kumuvugaho ibintu bigeze kuri 5. Icyambere mbabwiye nuko umuhanuzi w'ibinyoma we akunda kurangwa n'impiya no gukunda amafaranga kurusha gukunda umuntu ari gusengera. Ikindi cya kabiri, bagira umwuka w'ubushukanyi, ni umwuka wo kureshya, ni umwuka wo kugutangariza w'ibitangaza muri bo, bakumenyesha yuko icyo ugomba kugira ngo utabarwe ugomba gutamba igitambo. Ikindi cya kabiri cya gatatu kibaranga, aba bantu barangwa cyane, ntabwo bakunda kugira umwuka w'ibitangaza, ntabwo bagira umwuka wo kwihanisha. Icyo kintu nawe urakizi? Nicyo kibona. Bakunda kugira umwuka w'ibitangaza, ntabwo bagira umwuka wo kwihanisha, ntabwo bakubwira ibyaha. Kandi nyamara icyazanye Yesu ni ukugira ngo jye nawe tubashe kwihana ibyaha. Ubutumwa bwiza Yesu yatambukiye bwa mbere, mama niba ubyibukana, ubutumwa buvuga ati mwihana ibyaha kuko ubwami bw'Imana bugize gute bwegereje. Ibindi nka 2 nyine nawe bivuge bishobora kuranga umuhanuzi w'ibinyoma. Ntutujye umuhanuzi w'Imana wo. Njyewe narabibonye neza mu cyumweru gisize, hari ahantu nagiye guteranira, noneho bamuha ijambo umuntu wari ugiye kwigisha, arangije sinzi ikidini bavuze ngo asengeramo, arangije abwira umuntu ngo wowe wicaye hariya inyuma, ngo wowe ngo urumva udakeneye umugabo. Aramubwira ati ngewe ndumva nkeneye umugabo, ati maze iminsi rwose numva ari ikintu ndi gushaka. Arangije aravuga ngo ndamuguhaye. Ngewe natashye nibaza, ndavuga ntese Imana ko ari ikora ibitangaza, uriya muntu atanga umugabo gute? Icyo gihe nahise mvuga nturiya nawe ari muri ba bandi bayoborwa n'umwuka mubi, umwuka w'ubucanzi, umwuka w'uburyarya, umwuka mbese wo kuriganya. Navuye aho rwose mpise mbimenya neza, genda umugabo ndamuguhaye. Icyo ni ikintu kidasobanutse, cyahita kikwereka neza ko uwo muntu rwose atari mu mwuka w'Imana. Ikindi cya kabiri kiriho iyi minsi, ngewe maze iminsi mfite gahunda yo kubwira Imana ngo ndashaka, ngewe nditangiraho urugero nkavuga ngo ndashaka gusenga Imana by'ukuri. Noneho umuntu yaje kumpamagara arambwira ati nyamara wagakwiye kugenda ugashaka icesi ya fanta, ugashaka ndetse n'ihene, ati ubundi warangiza ati ukajyana ku mukozi w'Imana uri bunaka, ati none hakagutambira ibitambo, ati buriya ni umwuka wo mu miryango y'iwanyu kurimo.
iyo nicyo nahise mvuga ntuko byasa kose hari abahanuzi b'ibinyoma barangwa n'ibitambo kandi igitambo ni kimwe ni Kristo yego niwe wadutambiwe niko bimeze kandi icyo kintu wakivuze binyibutsa ikintu gikomeye niba hari ikintu twabwira abantu badukurikiye yego nibige kwisengera cyane siko bimeze nibige gusenga kandi Paulo yandikiye abikorinto ariko ati bakundwa ubwo tuzaba turi mu gihe gikomeye cy'igicu cy'abahanuzi b'ibinyoma twige ubwenge bwo kwegerana n'Imana cyane kuko uwo mwuka awe afite na misiyo ngo niba binashoboka n'intore z'Imana nazo azikuremo mu byo kwizera rero nanjye nakomeza mbitsindagira cyane nk'uko mama wanjye bivuze tureke ikintu gikomeye cyane cyo kumva ko kugira ngo dutabarwe ko kumva kugira ngo tubone Imana ariko twatamba ibitambo icyo dukwiye gukora igitambo cya mbere usabwa ni ukwizera Yesu ikindi ni ukwihana ibyaha ikindi ni ukuvuga ngo mbese ni ukumenya neza ko nawe ubwawe ufite uburenganzira bwo kwisengera Imana ikakumva kwizera ukizera yego Imana ishimwe cyane kandi ijambo ry'Imana ribisobanura cyane ngo mwene abo ngabo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako bazaba bahakana imbaraga z'Imana abo bantu bafite ishusho yuko bafite amatitira atandukanye ariko bahakana imbaraga z'Imana ariko ntabwo twakibanda cyane ku bantu z'ibinyoma cyane ese abantu b'Imana bo kuri bo barangwa n'iki mama nawe ugira nk'ibintu nka bitatu wavuga mvuga nk'ibintu nka bitatu uko biri umuhanuzi w'Imana yego ngewe kenshi njya ntanga ingero nyinshi mbanje kwiheraho sinzi impamvu nkunda kwiheraho ntacyo kuko nawe ngewe nkunda kwiheraho kuko ngewe nanjye ndi igihamya icyambere ngewe mba nshaka kumenya ngo niba Imana yavuze cyangwa yakubujije menya icyo yakubujije kandi ubike icyo yagusezeranyije icya kabiri njye ni ukuvuga ngo niba Imana yarambwiye ngo mwana wanjye nkorera kuko ni ngewe ufite urufunguzo rw'ibyawe nkora ntegereje Imana ntabwo nkora ntegereje ngo runaka azampereza urumva icyo ni icya kabiri ngewe nkora mvuga ngo uwampaye akazi ni Yesu cyangwa se uwampaye akazi ni data wo mu ijuru niwe ngomba gukora narangiza ngahembesha abantu iyi minsi bananiwe no gutegereza cyangwa se bananiwe no kumenya neza ko shobuja ari uguha akazi warangiza ukajya guhembesha nta buryo uzajya guhembesha umupagasa mugenzi wawe ntabwo uzamuhembesha ngo bikunde ngewe nkora nzi neza ko data ariwe wampaye akazi ari nawe nzahembesha niyo mpamvu nkubwira ko ngewe ndihamiriza ko ndi umukozi w'Imana by'ukuri utari muri babandi icya gatatu isaha yose umuntu ufite ikibazo yanshakira nubwo haba saa sita z'ijoro nubwo haba saa saba nubwo haba saa munani arampamagara ati mukozi w'Imana ntikarame ntesure maso ko nshaka ubufasha ndamubwira nti rwose ubufasha ndabufite ahubwo wowe niwitegure ngufashe ndabyuka rwose ntitaye ko nsinzire mfite n'ibitotsi nkamufasha kandi Imana ikamutabara kandi ikamugirira neza ntabanje kwiyambaza amahanga ntabanje no kwiyambaza ibindi byose byo ku ruhande nkamufasha kandi nkumva ko ibintu bigenze neza niyo mpamvu nihamiriza ariko cyane nkabwira n'abandi bankurikiye ngo umuntu wese uzi ko akorera Imana muri iyi minsi ya none ahangaha namenye ko ari umugaragu atari shebuja ahubwo ahanga amaso shebuja uwamukoresheje cyangwa se uwamuhaye umurimo aba ari wazahembesha Imana iguha umugisha cyane ubisobanuye mu buryo bwiza cyane icya mbere ni ugukorera Imana ntacyo tugamije icyakora nyiri umurimo waguhamagaye akaba ari ushobora kugushoboza
akaba ari waguhemba. Yego. Kuko iyo umuntu anakoreye n'Imana neza, usibye n'ibi abantu bari gushaka kwihemba, iyo ukoreye Imana neza yo ubwayo nayo iraguhemba cyane rwose. ikoresha ibishoboka byose, yaca mu bantu runaka, yaca mu nshuti zawe, yaca no mudatekereza, yaca mu boroheje, yaca mu bakomeye, ikaguhemba. Ntabwo igibura uko igenza. Ntabwo ibura uko ibigenza. Rero nanjye mu bintu nahamiriza ndi kubwira abadukurikiye, ikintu cya mbere kigomba kuranga umukozi w'Imana w'ukuri, agomba ubuhanuzi bwe Imana yimukoresha, akunda gukoresha uburyo navuga ngo abafite indangagaciro za Kristo. Yego. Mu kindi kinyarwanda abafite ibiranga Kristo. Icyambere, Kristo yaranzwe n'ukuri. Yego. Uwo nawe w'Imana, Imana yahamagaye arangwa n'ukuri, ntabwo agira ibinyoma. Ikindi, agira guca bugufiya. N'ukuri. Mubyeyi wanjye, nuzabona abakozi b'Imana benshi bakunda kugira umwuka wo kwishyira hejuru, biragoye kugira ngo Imana ikore mu bantu baca bishyira hejuru. Imana ikunda gukorera cyane mu bahanuzi Imana ariko baca bugufiya. Ikindi navuga nanjye ni uko bene uwo muntu, nk'uko twavuze ku binyoma bakunze kurangwa nyine n'umwuka, bitanga umwuka amafaranga, ariko uyu w'Imana ntabwo arangwa no kuvuga ngo mbese kugira ngo agusengere nta kiguzi. Icyakora ku bwawe amaze kugusengera, si igitangaza kuba wamushimira, wamuha ituro ry'ishimwe, igitangaza kibirimo. Ntabwo ari ikibazo, ariko ntabwo haba ari tarifu yagera uvuga ngo kugira ngo uyu muntu agusengere hari amafaranga aguca runaka. Ntabwo ari ikiguzi. Uyu muntu akorera Imana ntacyo yitayeho. Bene data bakundwa, nasa nanjye nk'ubivuga cyangwa nkabitsindagira, ntabwo kuba abahanuzi b'ibinyoma bariho benshi ntabwo bisobanuye ko abantu b'Imana bashize. Ntabwo bashize. Ese kuko mama, abantu b'Imana ntibakiriho bukuri? Baracyariho. Baracyariho. Rero tugerageze kubana n'Imana, ariko twe kujya tubona ko kuba abahanuzi b'ibinyoma baragwiriye ntabwo bisobanuye ko abahanuzi b'Imana batakiriho. Baracyariho. Kandi icyo nasabira abagenzi, erega Bibiliya bisobanura cyane ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbega mu ijambo rimwe aha numva nasobanura nkabitsindagira, imbuto umuhanuzi azakwerera bizakugaragariza ko ari umuhanuzi w'Imana, cyangwa bizakugaragariza ko ari umuhanuzi wa Satani, cyangwa ari umuhanuzi w'ibinyoma. Kuko umuhanuzi w'Imana agira imbuto za Gikristo. Icyo nacyo mbanze nyumvisha abadukurikiye. Ariko umuhanuzi w'ibinyoma arangwa n'imbuto n'imirimo ya kamere. Ashobora no guhana reka asama, ashobora no guhana reka abeshya, ashobora no guhana reka yisikoroka. Si twavuga ko ari umuhanuzi w'Imana n'ukuri. Kuko umuhanuzi w'ukuri agira imbuto za Gikristo. Akagira n'ibyo agomba kwihanganira mu buzima busanzwe. Akagira n'ibyo agomba kugira gute? Kwihanganira. Imana ishimwe cyane. Karagaciyemo, Imana itugire neza cyane. Icyo ni kimwe mu kibazo numvaga nshaka ko twari kuganiraho. Hari ikindi cya kabiri nacyo abakunzi bacu batubajije kuri TV, abadukurikiye ni TV Irasohoza TV, ca kuri channel YouTube. Bakunze mujya mudukurikira, mukunze kumbona kenshi rimwe na rimwe n'abantu bagiye batandukanye, ariko uyu musoni sindi njyenyine, ahubwo turi kumwe n'uyu mubyeyi, umukozi w'Imana, ukunda Imana kandi uri mu mwuka w'Imana. Hari ikindi tugiye kuvugaho gikomeye cyane, mbese nabajijwe kivuga ngo umuntu yakora iki cyangwa yakwitwara gute ku kigeragezo kitarangira, ataboneye igisubizo. Niryo jambo rindi rya kabiri numva nakubaza. Narebye mbona uri umwe mu bantu nabaza, kuko umaze igihe kinini uri umuhanuzi w'Imana, kandi uri umumama ukuze, wagira n'inama n'urubyiruko. Ese nk'urugero nakubwira, hari umuntu urwaye imyaka 25, hari umuntu utegereje ubyaro imyaka 30, kandi yaravuganye n'Imana. Hari umuntu ubu tuvugana wabwiye urugo wagumye bari kumaza imyaka 50. Ese yakora iki mu kigeragezo kidatsimbuka cyangwa kitavaho kigiye kirekire? Umuntu yakitwara gute nk'umukristo? Nyemera rwose wirekure, turi mu kiganiro, ubwira abantu badukurikiye uko bakitwara, nanjye ndaza nkunganira. Urakoze cyane. Yego.
hari igihe umuntu aba afite, wabanje kumbwira ko aba afite nk'uburwayi bumaze igihe kinini cyane yivuza cyangwa se barasenze barananiwe. Uwo muntu icyo aba asabwa ni ukwizera, icyo ni cyo cya mbere. Ikindi agategereza Imana yihanganiye muri cya kigeragezo cye. Yego. Ikindi buriya iyo umaze imyaka yenda 15 mu kigeragezo ariko hakavamo nk'icumi ukajya mu bapfumu gushaka y'izindi mbaraga, niba Imana yagombaga kuzagukiza ku myaka 20 ugakuramo 5 cyangwa 6 ukajya mu bapfumu, ya myaka 6 nanone yongera kugaruka kuri cya kigeragezo kugira ngo cyongere kigere gute kirangire, kuko uba wiciriye inzira. Imana rero yo burya iyo utihanganye igusubiza kuri 0 ugatangira bundi bushya. Urumva rero icyo nasabira umuntu umaze iminsi myinshi mu kigeragezo ni ukwihangana cyane, akihangana agasenga cyane. Niba uyu munsi yasengaga amasengesho y'iminsi 2 agasenga 3 kugira ngo Imana imwambike izindi mbaraga. Yego. Imana ishimwe cyane. Nanjye hari icyo nabivugaho. Icya mbere numva nabwira uyu mama watubajije utwa Pasi, hari n'abandi bajye bagenda babitubaza. Ikintu cya mbere numva navuga nanjye nuko iyo umuntu ari mu kigeragezo mbere ya byose agomba kubanza gutekereza eske ikigeragezo mpagazemo ni Imana yakizanye, ese ikigeragezo cyaturutse kuri Satani, ese iki kigeragezo ni nge wakizaniye. Iyo ikigeragezo uhagazemo cyazanywe na Satani urasenga Imana ikagikuraho. Yego. Iyo ari ikigeragezo cyazanywe n'Imana nabwo utegereza Imana yonyine akaba ari izagikura. Ariko ukabanza ukareba ko nta ruhare wakigizemo. Ikindi ukabanza ukagenzura ko nta ruhare wagize gute wakigizemo. Yego. Iyo wakigizemo uruhare ugira gute urikosora, urihana. Yego. Urihana ugaca bugufiya Imana ikakubabarira. Ikindi iyo icyo kigeragezo none wowe ubwawe wakizaniye. Yego. Washatse umugabo Imana yarakubujije, Imana ikubwira yuko numushaka azakugirira, wenda azakugerageza. Icyo kigeragezo no wakizaniye kuko wasuzuguye Imana, urasaba gusaba Imana imbabazi, warangiza gusaba Imana imbabazi ugasenga Imana, Imana ikakugira inama z'uburyo icyo kigeragezo ugomba kugitwara cyangwa wakivamo. Rero reka mpite nsubiza nanjye kuko watubwiye ijambo ryitwa kwizera. Imana igumugisha, utanga n'ubutumwa bwiza bw'uko uwo muntu agomba no gusenga, nibyo nibyo ndabishyigikiye. Ariko ikindi kintu gikomeye cyane nabwira abantu, iyo uri mu kigeragezo kigiye kirekire ubona cyananiranye, kidatsimbuka, cyananiranye. Yego. Hari ibintu bigeze kuri 5 nabwira abantu badakurikiye. Inzira ya mbere mu kigeragezo ni uguceceka. Yego. Mu kigeragezo cyose umuntu acamo bisaba kugira ngo umuntu aceceke, gutuza mu kigeragezo. Iyo ni ibanga rya mbere. Ikindi cya kabiri nabwira abantu badakurikiye, mbega kudacogora gusenga Imana. Yego. Abantu benshi basenga umwaka umwe, uwa kabiri bakabireka. Gusenga Imana ubudacogora. Ikindi cya gatatu nabwira abantu badakurikiye, iyo uri mu kigeragezo gikomeye ubona cyanze kurangira, Yego, wegera abakozi b'Imana bakagufasha gusenga. Wegera b'Imana yahamagaye, wakegera mama, wanyegera, wakegera abashumba bakwegereye, wakegera itorero rikwegereye, ukababwaniriza, barangiza bakagusengera Imana. Indi nzira ya kane nuko iyo uri mu icyo kigeragezo ubona cyananiranye, ikindi kintu gikomeye ugomba gukora, ugomba gukora ibishoboka byose ugasaba Imana
ikaguha imbaraga z'umutima. yego Harimo kwihangana. Mu kigeragezo bisaba kwihangana. yego Kuko Yakobo yaravuze ngo hari umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Iyo uri mu kigeragezo bisaba kugira ngo wihangane, kuko kwihangana bitera kunesha. Abantu benshi mu kigeragezo kwihangana bikunda kubananira. Iyo udafite n'iyo ngabire urabisengera Imana kugira ngo igushoboze kwihangana, ijya ibitanga. Iri jambo nasorezaho ni ukugerageza ugatera intambwe ugashaka umuntu waganiriza wo kwizerwa, ubona waganiriza ukamubohokera akakugira inama. Harimo abashumba, harimo abaprofeti, harimo abakozi b'Imana bagiye batandukanye, kandi ni ukuri yagufasha, yakugira n'inama. Kuko n'ikigeragezo nacyo kimaze igihe keke utakivuga, nabwo hari igihe kigutera depresiyo ukagira ihungabana. Sibyo se mama? Wagira ihungabana ukaba ushobora no kuba wanakiyahura, ariko iyo ubonye umuntu waganiriza ikigeragezo bigushoboza kuba Imana yabana nawe. Imana ishimwe cyane. Ndakeka amwege mudukurikiye mukomeje kunyurwa kuko mwarabitubashije tubafashe, ariko reka ntera umwanya cyane kambaze mama nawe ese icyambere uragira inama, turi no kugira ku musozo, uragira inama ese niki? Icyambere uragira inama ku bakristo ese bitware gute ku bahanuzi b'inyuma twavuze? Ikindi ese ikindi cya kabiri uvugaho ese bitware gute ku kigeragezo bamara igihe kirekire? Ubagira n'inama. Turi no kugana ku musozo, rwose uhawe ikaze kugira ngo ubagire inama umukozi w'Imana. Inama nabagira ku kigeragezo bamazemo iminsi, kenshi twabivuzeho cyane. Sinzi niba abaduteze amatwi bashoboye kubyumva neza. Inama nabagira cyane nuko bakisuzuma mu kigeragezo bafite. Icyo afite buri muntu wese, ntabwo umuntu aba ahwanyije undi n'ikigeragezo, buri wese aba afite icyo kigeragezo. Ariko buri wese ku kigeragezo afite, yaba icy'uburwayi, yaba icy'urugo rwe rwasenyutse, yaba icyo kubura urubyaro, yaba icyo kwangwa n'imiryango, nabanze yisuzume arebe neza ko nta ruhari yakigizemo. Namara kwisuzuma agasanga nta ruhari yakigizemo, azafata umwanya wo kugisengera, kuko icyo kigeragezo byanze bikunze kijya kirangira. Ikindi yo afitemo uruhari, akaba ari we wateje icyo kigeragezo, yemerewe guca bugufi akajya imbere y'Imana, agasaba Imana imbabazi, akayibwira ati aha hantu nahuye n'ikigeragezo runaka, ariko ninjye wakosheje, ninjye wacyiteye. Yarangiza nanone gusaba Imana imbabazi, agasenga akayegera. Nanone icyo kigeragezo iyo bimeze gutyo kijya kirangira. Iyindi nama nagira abadukurikiye ku kijyanye nanone n'ikigeragezo, nicyo twavuzeho cyane. Hari ikigeragezo kimara igihe bikaba ngombwa ko wowe uzajya ukirebesha amaso cyane. Nkatwe tuba twubatse ingo, hari igihe nk'umugabo aguta akajya gushaka undi mugore, ukavuga ati yenda njyewe aho nzamubona hose nzamutema. Ntabwo ari uko tugomba kwitwara, ahubwo cya gihe uramwegera ukamuganiriza, ukamubaza icyamuteye kuguca inyuma akajya gushaka undi mugore. Iyo byanze ufata icyemezo cyo gusenga Imana kugira ngo ikureho cya kigeragezo, bitabaye ngombwa ko wowe wirwanirira cyangwa ngo ukure imyenda ku kibuno abantu bamenye ko wasaze. Urihangana, warangiza ugasenga, Imana ikabigenza neza. Imana igumugisha cyane. N'ubundi tugiye gukoresha cyane ko ikindi nanjye nabwira cyane ko yati kuri cya kibazo bambajije cy'abahanuzi b'ibinyoma, icyo nabwira abantu no gusaba imbaraga z'Umwuka Wera. Ukabisengera Imana iguha imbaraga z'Umwuka Wera, bigushoboza cyane gusobanukirwa iby'iyi minsi y'imperuka. Ikindi warangiza gusaba imbaraga z'Umwuka Wera ni ukureba mukajya mugenzura imbuto mubona ku bantu. Imbuto niba ari umuntu w'Imana by'ukuri, ndahamya zinashidikanya azakwera imbuto z'umwana w'Imana.
ariko niba ari umwana wo kurimbuka n'abafite imirimo ya kamere imuranga. Rero mugenzure uko abantu babigaragariza, nacyo nicyo kimenyetso kigaragaza koko ari umugisha w'Imana nyakuri. Rero murakoze cyane, turabashimiye. Ndakeka dusubije ibibazo mwari mwatubajije. Nasaba namwe mugenda mubitubwira cyangwa mwifuza ko ari ikindi kiganiro twazavugaho, murabyandika kuri komanteri no kuri nimero za WhatsApp ipfuze baziriho. Imana ibaha umugisha, kandi nawe mama watubajije ikibazo, Imana iguha umugisha cyane. Pasi, Imana iguha umugisha, kandi Imana ikwagure. Ubindi mwifuza twajya tuvugaho muzajya mukomeza mutubwira n'umutwungura n'inama n'ibitekerezo kugira ngo Imana ukomeze waguke. Ariko ngiye gusaba mama wanjye adusengera Imana, asengera abantu bari mu bigeragezo bikomeye cyane, abasengere kugira ngo Imana baremene amashimwe, kandi abizi neza ko umwuka w'Imana ari muri wowe yakora ibikomeye. Nanjye andiho, turabasengera Imana ibatabare, Imana ibahoza amarira, abarwaye, abafite intambara z'urugo, abafite intambara z'ibibazo bigiye bitandukanye z'ubuzima, abafite intambara z'amakuba aho batuye, abo bose ugiye kubasengera Imana, ubundi dusoze. Murakoze cyane, kari mu gusenga Imana. Urakoze cyane. Ariko mbere yo gusenga Imana, yego, nabanza ngasoma ijambo rito riri muri Yobu, yego, kugira ngo rifashe uwo muntu watubajije ayo magambo, yego, nawe rimufashe kwihangana, kandi agira ibyo atoramo bimwubaka. Tugiye kurisanga muri Yobu 5:17 kugera kuri 20. Haravuga ngo hahirwa umuntu Imana ihana, ngo nuko rero ngo ntugasuzugure igihano ishobora byose guhana, kuko ariyo irema uruguma kandi akaba ariyo yomora, ngirakomeretsa kandi amaboko yayo niyakiza. Izakurokora ibyago 6 ndetse 7, ngo kandi nta kibi kizakuzaho. 20 havuga ngo mu gihe cy'inzara izagukiza urupfu, ngo no mu ntambara izagukiza imbaraga y'inkota. Imana ishimwe cyane, ibafashe abadukurikiye kumva iryo jambo, cyane uwagerageje kutubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo. Imana imufashe kuzirikana iyi Yobu kugira ngo nawe imufashe mu kigerageza ahagazemo nonaha. Imana ishimwe. Tugiye gusenga. Mwami Imana yacu, Imana ifite ubutware ndetse n'ubushobozi, Data wa twese mwiza, uri wishobora byose. Data, ni wowe twakurikiye kuva mu ntangiriro ndetse kugera n'iyi saha turacyagukurikiye. Tuzi neza ko Data ushoboye byose mu bitugoye no mu bitubangamiye. Data wa twese nyiringabo Imana, twagenze kenshi, tugenda henshi twumva amagambo yawe, ariko Yobu amaze kutubwira neza ko tugomba kwihanganira igihano Imana iduhana, kandi ngo tugategereza imbaraga z'Imana kuko ngo ari yomora ikanakomeretsa. Imana rero turagushimiye cyane ko wakomeje kubana natwe muri byose. Duhura na byinshi bitugerageza Kristo, ariko tuzi neza ko mbere ya byose, hejuru y'imbaraga z'ibitugerageza, tuzi ko hari imbaraga zawe zishoboye byose. Tuzi neza ko ku mbaraga z'abaturoga n'abatugenza hari imbaraga zawe. Tuzi neza ko hejuru y'ibyo byose bitwiyoberanyaho hari imbaraga zawe, za zindi zishoboye byose. Tuzi neza ko mu bitugerageza, Uwiteka Imana yacu, bitazakemurwa n'amafaranga, bitazakemurwa Kristo no kwirwanirira, ahubwo bizakemurwa no kuguhanga amaso. Rerebone staya sire, tukamenya neza ko ari we tugomba gukurikira. Twaragukurikiye rero Uwiteka Imana, niyo mpamvu tutajarajara ngo turebe hirya no hino. Isaha ku isaha tuhora tugutumbiriye.
niyo mpamvu rero amasaha nk'ayo Uwiteka nongeye kwinginga cyane Mana, kukwinginga kugira ngo ugirire neza bene data badukurikiye, kugira ngo ugirire neza bene data baruhizwe n'ibigeragezo bitandukanye, ibyo tuzi ndetse n'ibyo tutazi. Icyo tubasabiye nonaha rero Kristo w'imbaraga nyinshi, tubasabiye gukomera ndetse no kwihangana, tubasabiye izindi mbaraga, tubasabiye kwisuzuma ndetse no kwigenzura. Ikindi tubasabiye ko nibatsindwa n'urubanza bagomba kukwegera kuko uri Uwiteka, maze bagaca bugufi bakagusaba imbabazi, kandi tuzi neza ko nawe witeguye kubumva. Data wa twese mwiza, rero aya masaha y'uyu mugoroba turakwinginze cyane kugira ngo ukomeze ubane n'abadukurikiye, natwe kandi ukomeze ubane natwe, tugirire neza bene data badutegeye amatwi Uwiteka Imana, ubafashe kumva cyane no gusobanukirwa intego y'aya masengesho turi gusenga, kandi ubambike imbaraga muri uru rugendo. Kandi Data wa twese buri wese umuhe, Data wa twese, kugutumbira no kuguhanga amaso. Turagushimiye rero ko wakomeje kubana natwe, kandi kukomeza kubana natwe iyi minsi ya none, kandi no mu gihe kizaza ukabana natwe, kandi ukaturindira imiryango, inshuti n'abana n'abavandimwe, ukomeza kubana natwe no kutwitaho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. murakoze cyane, Imana ibamugisha. Mwari muri kumwe na Prophet Rukundo Nande na Mukamugema Jacqueline. Bye bye.